Jazz on music. Mukozi w'Imana nje imbere yawe nshaka unyumve, nshaka kubwira Imana igira ikintu imbwira nyumve, nshaka ubuntu bw'umuhungu wa Bikira Mariya, nshaka kugaruka mu nzira igana Kiliziya, nshaka penetensiya, nshaka kongera kugendana na Mesia. Ndambiwe kuba umukozi wa Luciferi, nirukanze kera aho bigeze ubu mfashe feri. Naje hano nshaka kwatura nawe uhita unzengera, naje nshaka kuruhuka njye numvaga naniwe, naje gutura imitwaro numvaga ndemerewe, ibwira utinda garutse nzanye umutima umenetse, nakoze ibyaha byinshi bidakwiye kubabarirwa, ariko yavuze kuzakomanga azakingurirwa, nzira nzima mvuga no, fata izi mfunamano, nkora kenshi amahano, ndemera n'ibihano, nahemutiye benshi biteguye kunshinja, nari nzi ko nkuza ariko nasanze ndi uruhinja, nari nka Sarikiya higaga yahiye ijanja, nshaka unsabira imbabazi ngarura ubuyanja, njya gukira indwara ngarabanza akayirata, mukoso yanjye yavuze wagira ngo ndarota, ariko reka njya kunyuriremo ku murongo, ubuzima ni igikura ariko icyaha ni gasongo, icyaha cyo kwiyahura ubwome nkaburahura, icyaha cyo kwirabura abazungu nkabahabura, icyaha cyo kunywa ngufu gufata abana ku ngufu, icyaha cyo gukoresha amanyanga nk'amaturufu, icyaha cyo kunywa imogi kuzicuruza mu mujyi, icyaha cyo kutagana abateza imbere umuziki, icyaha cy'ubusambanyi kubangamira abaturanyi, icyaha cyo gushyigikira couple z'abatinganyi, icyaha cy'ubujura plus gushurashura, icyaha cyo kumesera amaraso mu gishura, icyaha cyo kurema udutsiko twitwaje intwaro, icyaha cyo kutororera ihene mu biraro, icyaha cyo kurota kujyana Ebola i Burayi, icyaha cyo kurota nkura abantu ku birayi, icyaha cyo gutendeka Imana ntabwo izandeka, icyaha cyo kubaka inzu z'ubupfu mu manegeka, icyaha cyo kwifuza buri munsi nta gutuza, icyaha cyo kubuza umwuka wera wawe kuza, ibaze guhonyora uburenganzira bwa muntu, ibyaha byanjye ubundi hari n'ibyinyo ku muntu, Imana ngitanga amahirwe ya nyuma ku muntu, impano nziza cyane y'agakiza ku buntu, icyaha cyo kugana imitwe y'iterabwoba, icyaha cyo gusubiza Jesus ku musaraba, icyaha kibi cyo gutegura imyigaragambyo, icyaha cyo guhangana n'irondo bya nyabyo, icyaha cyo kurya ruswa, kurya imitungo y'abaswa, icyaha cyo kugira umutima wa kinyamaswa, icyaha cyo kurya utwanjye nkarenzaho utw'abandi, icyaha cyo kubarizwa mu gaco k'amabandi, dore ahantu hose ubu ndimo guhigwa, nisha abantu bose twari twasangiye akagwa, byo nibuka n'ibyo bisigaye ni umurundo, padiri mbwirira Imana inkorere ubupindo, ndava hari uko yongeye kunyereka urukundo, sinzareka gutambutsa ishimwe buri gitondo, sinzongera gusibikaniza amaso n'umutima wanjye nzabihoza mu misa, ntabwo nzongera gukora amakosa, ikivi cya Yesu nshaka gucyusa. Alo, aha ni kuri polisi muhamagaye muri bande? ni padiri wo kuri diyosezi ya hano Nyabisindu, twari dufite akabazo katoroshye. Yego. Hano hari umunyabyaha waje kwishyuza ibyaha, ngo yitwa Rwabugiri niko yatubwiye. Rwabugiri? Bishobotse mwabanguka mukaza, atarasohoka mu kumba ka penetensiya. Padi, turebere icyo gisambo nikigucike, kuko n'ubundi gisanzwe gifite kesi nyinshi, turaje none ahangaha.